7.7% muri 22 na 7.8% muri 23 na 24. Ngira ngo izo ni prediction, ni imibare ishobora kutageraho, ishobora kugeraho cyangwa ishobora kurenga. Nangahe ni ingengo y'imari nangahe yose hamwe wanyeretse byiyongereyeho ariko nangahe total. Nibyo ndi kugenda nkwereka imibare hano nyine ya mbere. Okay. Yego. Ubwo muri rusange icyo nashaka kuganishaho cyane ni aha hantu kuri iki gika, nizere kuri kukibona. Yego. Kuko kirerekana ko 67% ubwo nangana na miliyari 2 rumva akomoka mu mutungo w'imbere mu gihugu. Ubwo nuvuga ngo ni mu misoro y'abantu bakora mu bikorwa bya hano imbere mu gihugu. Inkunga z'amahanga ni miliyari 612 bingana na 16%, hanyuma n'inguzanyo zikagera kuri 17. No kuvuga ngo tumaze kurenga 50% yo kwihaza. Ibi ngibi nibyo nashaka kwerekana cyane, vuga ni inkuru nziza ku bukungu. Niba u Rwanda rushobora kuba rugeze muri 60% yo kwihaza mu byo rukeneye, ni ikintu kinini cyane, ni bisobanuye ikintu kinini. Ariko nanone hakaba hakiri urugendo, kuko urebye, reka dusubire gato kuri no nkuru urebye niba nanone tugifata umwenda ungana na 17%, nabyo ni ikintu navuga kitoroshye cyane, kuko nahoze ndeba ko u Rwanda rufite hafi umwenda ugana muri miliyari 8 z'amadolari rugomba kuzaba rwishyuye kugera nyirango 25 niba ntibeshye. Bigaragaza rero ko haracyari urugendo nubwo ibyakozwe nabyo ari byiza. So ikindi ukabona neza ko coronavirus nayo izatwara byinshi, hafi miliyari 42 kugira ngo twumve ubukana. Miliyari 42 zizagenda mu bikorwa byo gukingira. Hanyuma nabonye hejuru ko ikibuga cy'indege kizaba kirangiye 85%. Ubu ngubu igeze kuri 85%, kandi nacyo kiri mu bikorwa. Ntekereza ko byatwaye ubushobozi bunini, cyangwa se byatwara ubushobozi bunini. Nabyo byitezwe ko bishobora kuzaba mu byongera amafaranga yinjira mu gihugu, kuko ni ikibuga cy'indege gifite capacity nini cyane yo kwakira abantu benshi. Nabyo biri mu byitezwe ko bishobora kuzagira intozi. Reka dusubire kuri presentation nkwereke undi mubare w'ingenzi ureba ho gatoya. Kindi kintu gikomeye tujye dukunda kugaragara ni iki kintu kijyanye n'imihanda. Aha ngaha leta iteganya kuzaba yubatse imihanda ireshya na kilometero 1745 muri 24. Amatara yo ku mihanda nayo aziyongera ave ku 1445 yari ariho muri 2020 agere ku 1810 muri 2024. Imihanda rero umuhanda w'ingenzi urimo cyane uzabuhuza he na he. Ngira ngo akenshi ni ya mihanda, kuko ubu ngubu imihanda connect intara mu Rwanda twavuga ko imeze neza yose. Ngira ngo ni ya mihanda igiye ihuza uturere n'utundi, mirenge n'ahandi, niyo mihanda cyane cyane igenda yibandwaho cyane. Ngira ngo no gusana iyindi byensire birumvikana. Ariko byagare amusho babuje bavuga bigeze no umushinga ntekereza ko kiri mu mpapuro, cyane kuri amushinga buriya ntabwo ari u Rwanda rufataho umwanzuro, no kumvikana n'ibindi bihugu bidukikije. Ibyo bihugu bidukikije rero ntekereza uko mbibona mu ijisho ryanjye nuko muri no minsi bigoye, kuko ubukungu bw'ibihugu byinshi bwarahungabanye kubera covid. Cya kabiri, ibihugu hafi ya byose birasa nk'ibyihugiyeho kubera kwiga kuri strategy zo kuzahura ubukungu bwakomeretse mu gihe cya covid. Ntabwo rero ntekereza ko ari ibyavuba, nubwo ari umushinga ibihugu byose bibona agaciro. Ntekereza ko bizatekereza iki kibuga nikirangira. Nibaza ko simbizi nta mpunzi amategeko y'igihugu, ariko se nikirangira ko katari 60%, abakozi bacyo bazaba ari kangahe kuri kangahe percentage abanyarwanda personnel n'umuhanda? Oya, buri ibyo byo birasobanutse. Ntekereza ko investor n'umwe, ariko hari abakozi akenshi urabizi mu Rwanda hari ikuntu bikorwa, ugasanga hari inzego z'ubuyobozi bifata ibyemezo ubwo Katari bihagarariwe, ariko mu bakozi bo hasi ntabwo ntekereza ko tuzaba dufite abanyakatari ko aribo baza gukora hano. Bizatanga akazi kenshi bya Katari, bizatanga akazi, kandi n'ubu mu kucyubaka byatanze akazi kenshi cyane.
n'ubu ngubu nikinarangira byanze bikunze kizatanga akandi kazi kanini. Reka dusubire kuri presentation nkwereka akantu ka mbere, ndashaka kwereka akantu ka nyuma. Aha hantu ahangaha nshaka kubwira urubyiruko cyane cyane, hafi miliyari 3.6 azashorwa mu bikorwa by'ikoranabuhanga. Hanyuma hari n'ikigega nzahurabukungu cya miliyari 350. Bivuze rero urubyiruko, abajene, ba programmer, abashaka gukora business kuri internet, nibatangire batekereze uburyo bashobora kubyaza umusaruro ari amakuru yose. Ubu rero ejo navuze ubwa n'umuntu turimo kureba amakuru, abanyamahanga basigaye bafata u Rwanda ntabwo bakiri muri troisième monde. Turimo turazamuka byihuse, ntabwo mu gihe tukiri muri abandi b'igice cya gatatu. Yeah. 37% ni nyinshi. Hanyuma ubwo iki wara hari n'igihe tutayigezagaho, ngira ngo ikindi nshobora kuvugaho nkurikije ibyo tujya tuganira nawe mu kanya twaganiragaho, nuvuga ngo niba igihugu nacyo gishobora gupanga kigafata umwanya kigapangira buri kantu kose, ni byiza. Ni urugero rwiza ko no mu ngo zacu, no muri business zacu, no mu buzima busanzwe bwacu natwe dukwiye kwiga gupanga, gukora bije nka kuriya. Monthly budget imeze gute, bije y'umwaka imeze gute, ese waza akayikwaka mu rugo wayimwereka, nubwo wawe uyifite mu mpapuro ariko yenda itayigezweho, ese ushobora kuyimwereka. Ngira ngo ibyo bintu wagiye ubivugaho inshuro nyinshi. harimo ibintu bibiri. Kimwe ni budget barimo kukwereka, ariko iyo budget mbere yo kuzaba bafite imigambi, goals, dreams, intego. Hari intego nicyo cyatangiye, noneho budget igakorwa kugira ngo isoze za ntego. Rero nibyo nagaragaza n'umuntu usangeje uvuga nti itandukano ry'inyamaswa n'abantu nuko twe tubasha kwicara tugatekereza ejo hazaza tugapanga ibyo dushaka kugeraho, no twarangiza tugatangira gufata intambwe zijya gushyira mu bikorwa. Ariko iyo nta migambi dufite, iyo nta ntego dufite, nta mu by'ukuri biba bihari hagati yacu n'inyamaswa. Urabona ndajya mu kazi ntahe, ndajya muri business ntahe, impamvu no gukora amafaranga cyangwa no gutarabaye cyangwa ibyo no gukora ni impamvu. Kuko inyamaswa mu gitondo zahaguruka zikagenda zikajya guhaha, zikajya kuryama. Ariko nta diferanse yindi. Rero aho abantu batandukana n'ibikoko ni uko dufite ubushobozi bwo gutekereza ngo ashaka gukora telefone, yansaba iki, akicara akareba icyo bizamusaba gukora ya telefone, agakora. Guverinoma y'u Rwanda ikavuga ngo turashaka gukora imihanda ingana gutya, turashaka gushyira amafaranga gutya mu bajene, turashaka gushyira amafaranga gutya muri tekinoloji. Urumva zose ni ingamba n'intego bafite. Noneho bakubwira bizadutwara angahe, bakubwira bizadutwara amafaranga runaka na gutya. Okay, tuzakora 37% izava imisoro, izava mu nguzanyo, 14% izava muri urabona. Hari intego, noneho bagakora mbere yo gushyira mu bikorwa. Uyu munsi amafaranga iyo yakorera intego yafite n'ayahe, kuko nutabwira aho wajya ntuzaba tubivugaza kuba aho wagiye. Ikindi kintu tuzatugarukaho cyane Mike, niba udafite plan yawe, ndavuga ngo muri plan yawe, ako kantu gasubiremo. Plan yawe uri mu gukora plan y'abandi, urakora plan ya banki, urakora plan ya Mike, urakora plan y'uwo ukorera n'iki byose. Ntabwo wakora plan yawe, ntabwo ushobora kuba udasongoza imigambi ntibibaho mu buzima. Nibyo rwose. Ariko ikibazo imigambi yo gusohoza 99% y'abandi cyangwa 80% y'abandi cyangwa 90% y'abandi ni kangahe? Kuko nk'ubu ngubu y'u Rwanda turaguza 14%, sibyo? Abo bagurije u Rwanda 14% bafite imigambi, abo bahaye u Rwanda 14% bafite imigambi. Noneho ngo guverinoma y'u Rwanda uyu munsi irimo irasohoza imigambi yayo 34% kwijana, ariko n'urugendo kwijana y'u Rwanda harimo n'abandi barimo guprofitiramo bo hanze. Niyo mpamvu ikomeza kugenda izamura ubushobozi bwayo bakigeza kugira ngo aho bafate abantu badutekera advantage abo tutanye kuguriza abandi, tutanye guha abandi. Rero no kuri côté personnel ni gute bimeze, 99% y'ibyo dukora ku munsi
biragira akamaro abandi cyangwa twebwe 50%, 50%. Niko rero twazanye kuzambara 1%, 2% twongera. Niyo numvaga abana ntabwo gato. Dango icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ubwo n'abantu badukurikiye ntekereza ko ni umwaka imyaka 2 itambutse yabaye imyaka mibi ku bantu ndetse no ku bukungu bw'igihugu niko navuga muri rusange ariko twizera ko nibi bintu by'inkingo mwabonye bizabigenewe hafi miliyari zigera muri 50 hafi ntekereza ko ku nkingo ibikorwa byo gukingira amafaranga menshi ntekereza ko nabyo bishobora birangiye yenda bishobora gutuma ubukungu bwongera kuzamuka cyane ngira ngo yego kubera ikibazo cy'amasaha yahise ahinduka byari bigoye kubona uruhushya ku gihe ariko ndatekereza ko tuzabonana nawe muri weekend bidukunde cyangwa kwa mbere tuzakorana nawe ariko tuzakoresha ikoranabuhanga nta kibazo kubera ko amasaha yabaye nkaho ahinduka mu buryo tutari twiteguye. Ibintu bya crypto reka nkwereke nanone gatoya kuri crypto hari inkuru numva nagusangiza nayo ukayireba kuri Facebook YouTube ndabona live mutubarire ariko abadukurikiye kuri Facebook please mukoze share na like byadushimisha. Thank you. Iyi nzu nizere ko uyizi urayibuka urimo urayireba National Bank of mu mujyi ko hariya mu mujyi rero umuntu avuze iyi nzu ni ukugaragaza cyane cyane ibintu bijyanye n'amafaranga by'umwihariko ni nko cyo kigega cy'u Rwanda hanyuma rero bari mu kwiga uburyo ubu ngubu batangaje ko bari gukora ubushakashatsi ku ifaranga ryifashisha ikoranabuhanga ari byo bita digital currency bya bindi dusanzwe tubabwiraho muri no minsi kugira ngo barebe ko byajya bikoreshwa hano mu Rwanda ngira ngo ushinzwe serivisi zo guhererekanya amafaranga muri Beneri witwa John Karamuka aherutse gutangariza ikinyamakuru The New Times ko ubu ngubu bari gukora ubushakashatsi kandi ko nyuma y'ubu bushakashatsi iyi banki bishoboka ko nayo ibonye ari ngombwa yakwishyiriraho igihugu rizwi nka Central Bank Digital Currency nk'Abashinwa voilà novango impamvu mbigarutseho nuko twabigarutseho kenshi abantu benshi bakajya batubaza ese ibyo biremewe ese ariko tugenda tubaha amakuru kuri ibi bintu kugira ngo abantu batangire bitegure biga ubumenyi wibaza ibi bintu nibitangira kujya mu bikorwa waratangiye ufite amakuru ahagije uzaba uri mu bambere mu kubyungukiramo kuko ubusanzwe nkuko tubabwira iyi CBDC cyangwa se Central Bank Digital Currency ni ifaranga rikoreshwa mu buryo bwa mudasobwa nko kuri internet ariko ntabwo ushobora kuvunjwamo irifatika gukoreshwa mu kwishyurana binyuze cyane kuri internet. So rero urabona impamvu nabo bagize igitekerezo cyo gukora ubushakashatsi ngiki akibona ngo icyemezo cyo gukora ubushakashatsi Beneri yakigize mu gihe abenshi mu bihugu bitandukanye byinshi mu bihugu bitandukanye abaturage bakomeje gusaba ko ifaranga ry'ikoranabuhanga ubwo ni cryptocurrency nka za Bitcoin na Ethereum n'ayandi yakwemezwa n'amategeko. Ibihugu bimwe na bimwe bikaba bishaka kurikoresha ngira ngo mu minsi yashize twababwiye ingero za Tanzania muri no nkuru ya bwiza.com nayo murabona ko babigarutseho. Perezida wa Nigeria wa Tanzania yasabye banki y'igihugu gutangira kure uburyo ryakoreshwa muri Nigeria barabitangije. Ubu ngubu muri Bahamas igihugu cya Bahamas icyo cyatangiye kurikoresha. El Salvador iri mu mishinga yo mu gihe kiri imbere nabo ntibirarangira uyu mwaka bemeje gukoresha digital currencies. Hari ibihugu nka Guatemala nabyo byatangiye bigaragara rero ko iyi nkubiri irimo irazamuka kandi twigeze kubabwira muri iki kiganiro ni nawe wabivuze ugira uti ubukungu bwa Afurika byanga byakunda buzatabarwa na digital currency. Gusa sinumva impamvu wabivuze ariko wenda warabinsobanuriye ahubwo nakongera kubaza nti washingiye kuki nuko nkuko ibaziza kumenya internet muri 1953 kwa Bill Gates
kuko badutanze interinete bakoze ibyo bakoze bakoze za software kuko badutanze interinete bamenye gukora software gukora ama website umuntu wese wabashe guprofita .com icyo yagize rero ikibazo amafaranga dukoresha usanga nka Afurika kubera ibyo bita fiat money ni amafaranga dusanzwe dukoresha fiat money usanga akontororwa n'ibihugu byo mu Burayi byo mu burengerazuba bw'isi harimo n'akavuyo kenshi baranatubonera cyane bakanadukandamiza ariko digital iri very independent Afurika yose ntabwo bizantangaza mu myaka 10 iri imbere ibyo byose dufite digital ntabwo bizantangaza kubona Afurika yakoze digital currency ahubwo nizo zacu tukazera kuko niyo makiro yacu gutanga bizoroshya gukorana hagati yacu kuko nguko abantu bose ku isi yose badepanda na digital America Ubushinwa burimo amadolari ntabwo rero bwafata yabwo bukayihindura iy'isi akaba ari ihinduka yo kugenderwaho ariko nta kibazo Afurika gushyira hamwe ngo bayikore impamvu yabyo ni uko ariko se birashoboka buriya Afurika ufite icyizere ko Afurika ishobora gukora digital currency nk'uko tuza Bitcoin rikaba ryafata kandi rigatuma natwe tubasha kugira ijambo ku isoko byanze bikunze kuba ikibazo cya mbere kizakemuka ni internet ariko nk'ubu reba M-Pesa ibintu yakoze M-Pesa yahuje amamarisho aterwa muri Afurika ku buryo n'uyu munsi muri za Harvard na za MIT bakora study kuri M-Pesa yego kuri za umuturage mu bitaro yabasha kwikoresha byerekana ko Afurika iri imbere y'ibindi bihugu muri digital kandi twebwe ngira ngo ubu buryo tugira bwo guhererekanya amafaranga kuri telefone mwebwe ubanza mutabugira ntabwo tugira so digital data twayifite twayifite mu Manyarwanda urumva biroroshye kubana n'Inyarwanda ugashyiraho CBD yacu right ariko noneho uyu munsi ushobora koza amafaranga mu Rwanda uri ukareza muri Kenya ukoresheje World Remit yego so niba bimeze gutyo World Remit ari digital currency ubwayo so niki cyabuza Afurika kubikora so it's gonna happen mark my words byanze bikunze ifaranga rya Afurika rizaba okay ubwo rero urumva iyo ni inkuru nagira ngo nkugezeho yindi nshyashya abantu mudukurikiye namwe ndabona mwatangiye kugenda mwandika ubutumwa turabashimiye cyane abatumaze kutwandikira kuri WhatsApp turabashimiye cyane n'abatwandikiye kuri message ndaza kubusoma by'umwihariko Ishyaka Justin watubajije timuzambaze coach Albi niba ibyitwa PI network byemewe PI network ubwo ni PI network ara turaza gukora ubushakashatsi turebe hanyuma ubundi ati ati iyo ngengo y'imari ndabona ariyongereho amafaranga menshi abanyarwanda barasabwa gukora cyane kugira ngo kwihaza mu ngengo byongere bizamuke tugere ku rwego nk'urw'ibihugu nk'ibya Kenya nibyo kandi koko turasabwa gukora cyane reka nsoza kanyuma uhita ukomerezaho hanyuma Patrick w'Inyamata ko nabonye yanyohereje ubutumwa nawe ko yabwohereje bwa gihera wa musore w'Inyamata dukurikira cyane sinzi ahantu burengeye ariko ndaza kubusaba mu kanya wabanza ukatubwira kuri ako ka business idea noneho tukaza kongera kureba mu kanya ariko ushobora no gukora hakurya no byakora cyane iyi ni business nayo kubwira ubucuruzi yitwa Turo wigeze kuyimbwira tuganira gusa ikiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari taragera muri Canada ngira ngo wemaze kugera hanga ni nka Airbnb ariko mu modoka sibyo nk'ubu mushaka gushyiramo ndashaka kuva ndafata na Toronto ndayibona rwose ndabona Toronto Pearson International Airport ndabonye Toronto Ontario Canada
noneho nkareba mpamvu ushaka gukodesha imodoka ubundi hari amakampani akodesha imodoka no mu Rwanda arahari. Umuturage nk'uko Airbnb akodesha icyumba cye cy'inzu ye ubu ushaka gufata imodoka yawe akodesha irimo kuyikoresha cyane ukayishyiraho kuri turo ukayikodesha aho kuvuga ngo ugiye guca muri company umuntu akaba yahita kwikontaktira direct. hano nk'iyi Tesla imaze gutwara amatrip 22 ikodeshwa amadolari 117 ku isaha no ku munsi. ariko ntabwo tuzi iminsi ingana ari umunsi umwe gusa iyo do the number iyi imaze gutwara amatrip 109 kuba n'amafaranga hafi 191 iminsi 3 amafaranga yamaze kuyagaruza. Impamvu rero nashaka kwigarukaho kuko n'ubundi ubwo bivuze reka tujye mu mibare kuko no kuvuga ngo tuvuge ko trip imwe ni umunsi umwe si byose oya ni per day nyine nibyo ndi kuvuga. trip no wangu ushobora ifashe nkayitwara kuri weekend kuri ukayitwara nka weekend yose. ni ukuvuga ngo ibikoze hafi ibirome ni ukuvuga ngo tubaze trips 191 tukabara yenda ari umunsi umwe nabwo ubwabyo bamaze gukora hafi 30 na bingahe by'amadolari already ayo na aguze imodoka nshya n'ubigira iminsi 2 amafaranga yayagaruye harimo za Toyota Corolla harimo za Nissan bitewe nayo ushaka gutanga ndagabanya gato yandambare sibyo ujye muzo munsi ya kuva ku 10 kugera kuri 45 nk'iyi Kia Sorento iri ku madolari 45 ku munsi. iyi Honda Civic amacupa 11 n'amadolari 45 no kuvuga ngo ya iri mu afite Suzuki muri debeli defo amacupa 58 uko amadolari 40 iyi modoka iguza hasi 2,000 cyane rwose. iyo turi kuzarenza umunsi umwe nabango yakoreye nkabiri yamaze kurera right so impamvu urashaka kwiga ko ni iyihe nuko abantu batangiye guhindura business harimo kugura imodoka akayishyiramo akabaze ku modoka imwe arangukumbi cyane ku mwaka average annual income ubwo ni ku modoka imwe 9,337 by'amadolari. hari abatipe bafite imodoka 10 arenga ubwo nuvuga ngo ku modoka 3 babungutse 28,000 ku modoka 5 46 imodoka 7 65 ku mwaka imodoka 9 80 hafi na 4 ku mwaka by'amadolari. Ngira ngo nibyo namwe muri kureba imibare muri murayibana iruhande rwanyu. abantu bicara imodoka basanga yakuwe mu mujyi agenda yicaje kica hanga umunsi wose cyangwa se bafite ebyiri 3 ziparitse hanga aho n'iki zose zifite assurance zikubura ubatanze impapuro zawe zose kandi benshi banazikodesha baba basanzwe bafite imodoka mu Rwanda nuko indangamuntu yawe bafite konti bancaire yawe bafite byose baba bafite kuki uyu munsi nta muntu wayikora mu Rwanda kuko iyi ngiyi izakora cyane izatuma abantu benshi bagabanya gutwara imodoka zo gutunga imodoka zabo vuba ngaha abafite batatu imodoka birirwa bakoresha izindi zitugu. Wow, that's good. Igitekerezo ni kandi igitekerezo cyiza kandi kiri feasible ku mugani ufata imodoka yakirwa iparitse umunsi wose cyumweru cyose ahubwo byahita binagabanya. Yego ni nka Airbnb ni uburyo bwo gukodesha amazu ariko ukaba ufite inzu yawe iwawe ufitemo ibyumba 2 yenda udakoresha. Ibyo byumba 2 udakoresha ukabitunganya neza warangiza ukabishyira kuri internet hanyuma wa muntu uze gukodesha kugira ngo ajye muri hoteli ihenze n'urugero kubera ko icyawe yenda wagize ku madolari 20 ku munsi cyangwa se 25 cyangwa se 30 ku ijoro cyangwa 25 akaza akajya baho ngaho mu rugo mubana igihe cye cyarangira kigendera ugatunganya neza icyumba cye akaba afitemo byose na dushe ye mugasharinga saro gusa ashobora kureba televiziyo. Ngira ngo ariko utumye ibi bintu nabyo mbitekereza umunsi umwe hari tuzayibwira abanyarwanda rimwe tuzayibabwire batangire bayimenye kuko mu Rwanda arabayikoresha already ibigo byinshi birayikoresha mu Rwanda. Hari n'umugabo nzi rebero wubatse rwose appartement nini iba kuri Airbnb kandi yamaze kumwungukira
benshi cyane. Hari n'abantu bakodesha amazu hano mu Rwanda bakayishyira kuri Airbnb gusa akajya yiyungukira. Nanga akenshi iyo tugiye muri imijyi tugikoresha hoteli. Kuko iyo ugiye muri hoteli ntabwo umenya umujyi, ntabwo usaba n'abantu cyane, biba bitandukanye. Right? Ariko iyo ugiye muri quartier urakonekitinga, ukubaka network neza kurushaho, ukamenya ibiraba muri ako gace. Wowe nk'u Rwanda rutoya, ariko muri uyu munsi uko mu Rwanda ujya Kenya wakoresha Airbnb, uvuye Kenya uza mu Rwanda Airbnb. Iyi ni business cyane kuko u Rwanda rurimo kugenda rufungura hoteli zajya zuza, n'izuza abantu barajya he. Nibyo rwose. Ino opportunity, ariko noneho hari website nka Tudo, murakama muri Kenya kaza mu Rwanda, GPS zamaze kuzuza akora, GPS zakora mu Rwanda cyane rwose. Ya GPS ikora rero neza mu Rwanda. Tushobora adresse akayigeraho. Turo yakora byata. Yakora ikindi n'umuntu utanze imodoka ye, uburyo bwo kuzitrackinga burahari. Ushobora gushyira GPS muri telefone yawe ukajya umenya imodoka yawe ahantu igiye, umuvuduko iri kugenderaho. Ibyo ngibyo byose ni ibintu ngira ngo umuntu amenye. Urakoze cyane kuduha iyo business idea. Tugeze saa 1:39. Nshimira abantu bose mukomeje kutwaherereza ubutumwa bugufi no kuri WhatsApp. Ese birashoboka ko umuntu yabona nimero ya coach cyangwa se email ye? Biroroshye rwose, mwandikire kuri Instagram ye, munamufollowinge, nayibiyerekere kugira ngo ntajya kubabwira byinshi, cyane cyane abakoresha Instagram by'umwihariko. Mwiriwe neza, uwo coach RB abahe? Twibwira ahantu ba, hagati aho ngaho ndatwibwira aho uba. Dore ngiyi Instagram ye ni albi_mba. Nuva rero wamufollowinga bundi ukamwandikira icyo wifuza cyose. Hanyuma Didier wari urimo wiga, Didier washaka gukora ubucuruzi bw'amavuta yo guteka, cyane cyane amavuta y'ubuto, komereza aho ngaho. Kaburi Nyamata ukaba wagira guti twabakiriye neza hano i Nyamata, turabakiriye neza, bari mu beza, mwambaye neza. Uriya mugabo we arandenze cyane kuri uno munsi, urabona ko yaje yabiteguye cyane rwose. Umuneke tuma kwambara ibindi nk'abana Nigeria bambara ibyo bavuze. Ahubwo no kugira ibindi. Ni umuntu ushaka gukora business yo guhuza diaspora na ibintu bya diaspora, ni nangaha haza mpagara ifite web, ufite domaine na iguha nagufasha muri process yose, ntabwo ari umuntu ubikwereka byose, wowe ukabikora hanyuma ukagakusanya. Nemva se kuntu bikoze neza, ahubwo ubikoze neza rwose. Urakoze, nizere ko abantu bazagukontakta. Hello, wiriwe neza? Yego, turaho neza cyane rwose. Uri twande, urahagana he? Turahari ubwo kuwa mbere ntiwadukurikiye ndabyumvise. Witwa nde? Okay, ariko nayigeze kubaza ngo tubwire izina rimwe, ariko ntacyo. Urakoze, nabwo nta kibazo, umwanya ni wawe, ni byiza. Arakumva neza 100%. Wowe se ni iki gitekerezo wari ufite ku byo twaganiriye, cyangwa n'ikibazo runaka wenda waba ufite, cyangwa n'igitekerezo ku byo twazaganiraho ubutaha? Hello? Urakoze cyane, nawe aragushimiye, wabibonye ko yagushimiye cyane. Urakoze rwose, Imana igumugisha. Ubwo abari Muhanga mwese turabasuhuje, abari za Ngororero mudukurikira, abari ku kirwa cy'Ijwi mukomere cyane, mukomere cyane. Hari n'uwanyandikiye ambwira ko adukurikira ari muri Malawi, nawe turamushimiye cyane. Hello, mwiriweho? Turakumva neza. Yego, arakumva neza.
nari ndi kubaza maze ndabanza kubashimira kuri ibi biganiro tugezaho. uri mu kahe karere? Ni muri Kigali. Okay. Nze kubashimira kuri iki kiganiro tugezaho, ni ukuri rwose iyaga Kigali. Yego. Hanyuma ndagira ngo mbabaze cyane ndagira ngo usabe nimero yawe ndashaka ibyo tuvugana pasi. Byaba byiza unyuze kuri Facebook. Ukoresha Facebook? Okay, utwandikire message unyuze kuri page yacu yitwa AM Show Rwanda, reka coach ayikwereke ubundi turagusubiza nta kibazo. Urakoze cyane. Ati hari ibyo ashaka kutubaza mu buryo buri privé, ni byiza. Allo? Wiriweho? Ninde tuvugana, urahagana he? Murenge wa Murundi mu karere ka Kayonza. Turagushimiye cyane kuba uhamagaye kuri iki kiganiro, ndabyumva. Igitekerezo ufite ni ikihe cyangwa ikibazo? Usanzwe ukora iki we mu buzima busanzwe? Tukorera hano mu mujyi wa Kigali. Umunsi waje Kigali uzaze kuri BTN rwose ubaze uti babagabo bakora ikiganiro cya AM Show barihe bazaguhuza natwe. Yego urakoze, ariko wanatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu turazikoresha zose. Coach RB yabetsize no kuri Facebook yakongera ukayibereka. Facebook yacu mukande like, mu sharing ibiganiro dukora, birafasha cyane kugeza kuri benshi. Yitwa AM Show Rwanda, ngiyi rwose, ngiyi hano ni AM Show, mukandikaho byafasha kurushaho twaganira rwose, munatwohereze ubutumwa. Allo? Yes. Wiriwe, amakuru yawe? Ninde tuvugana, urahagana he? Ariko wigire kure ya televiziyo yawe kuko ntago twumvikana neza. Didi Nyamata, ese ko maze kumenya gukora amagare amwe ya siporo niyihe tekinike nakoresha nkongera abakiriya hano Nyamata nkakomeza umwuga wanjye ngendana n'ikoranabuhanga? Ntekereza ese buri Nyamata hari abakiriya benshi mu magare ya siporo. Ntekereza ko byaba byiza cyane kurusha uramutse ukoresheje hano i Kigali cyane, byaruta kurushaho. Nibyo ntekereza ko byaba byiza kurushaho. Hano hari uduhamagaye no kuri video conference. Amakuru twagusuhuje. Akaba yarakoresheje video call, ariko nayo twayifata nta kibazo, tumufashe ngo tumwereke ko bi. Yego. Waraza ko akora amagare, reka turebe wenda tubigire vuba dukora kayitire turebe uburyo bikora, sibyo? Yego. Reka turebe twanditse nko muri Instagram twandikeho bicycle. Ubu ni ukumwereka nawe uburyo yabigenza n'undi muntu uwo ari we wese ukora bene ibi bintu, ese ni iki yakoresha. Reka turebe byibura duhereko kuri social media, kandi amagare ya siporo mu Rwanda amaze kuba menshi, ariko Nyamata sintekereza ko hari menshi. Amenshi ari muri Kigali kuko abantu bitabiriye Car Free Day. Urumva amagare amaze kuba menshi. Rero reka turebe ukoresheje ubushakashatsi ugiye kureba gatoya, turebe nawe ashobora gushakashaka akareba akamenya uko abandi babikora. Muri Rwanda reka n'uburyo yakoze igare rye, reka n'uburyo yakoze igare rye. Niba ushaka gutangira gukora postinga, abantu tworoshye bikanga, sibyo? Kandi reba amakomantere ariho ukuntu angana.
iyo ukoze ibintu nk'ibi rero urimo kubaka brand abantu batangira kukumenya ugapostinga ibintu utubwira icyo abantu batangiye kumenya ibyo ukora ugashyiraho igare wenda abagenzi baje gukoresha ugashyiraho abatekinisiye baje gukoresha ugashyiraho noneho rero wazagira amahirwe ugakora nk'igare ry'umuntu uzi kunyonga wemewe muri rero yo mu Rwanda icyo gihe n'ubu bakizina bazatangira kukuza batangira kukubaza ariko uyu munsi ngiye mu Rwanda mwandikaho ni Rwanda amagare nanditse amagare nta n'ikintu kizaho ntekereza ko nta kizaho pe hazaho ya yandi ya siporo yenda y'abasiganwa ahari dore hajeho bwabo baje izi zose zagombye kuba zirimo kuva kuri nuza yawe zirimo kuva kuri akawunti kuri akawunti sibyo upostinga ugakomentinga n'ushyiramo amafaranga niba uzatangira kubaka izina kuko ikintu kibabaje ni kimwe buri poste nk'izi ngizi na nk'ingi komenti yagize sibyo urabona icyo ushobora kugarukaho ni iki ntabwo ari ngombwa ko uzi gukora amagare abandi ariko wakumenyekana icyo kintu cyangombwa ya kandi mbonye ambwira ko ni Nyamata abakiriya bahari ko amagare menshi yarahari mu Bugesera bwose muri rusange kubera akarere ka Bugesera niko kambere ngira ngo batunze amagare menshi ariko aya siporo sinanizi ko hari ariko nasanzwe ubwayo nayo ni isoko kandi amagare ari aya siporo nasanzwe ari ukuntu byenda guhura nuko aya siporo byenda bafitemo izindi tekinike nyinshi ikintu yakora icyo ni kimwe abikora kuri Facebook kuko Facebook ni ubuntu mu Rwanda ni ubuntu rwose iri no mu Kinyarwanda nangiza kuri group ya WhatsApp akore igare afata nimero ye amushyira muri group ya WhatsApp agenda avuga n'abanyonzi amenye group za WhatsApp bariho azinjiremo zose kuko byabikoze barahari niba zidahari ashinga WhatsApp group ashyiraho abanyonzi bajye babwirana uko ibintu bigenda dufite kampani ya transport kubera ko polisi yafataga cyane amakamyo abakamyo rero barashinze amagurupe ya WhatsApp bakabwirana mbere y'uko wese aho uko bimeze cyangwa bakabwirana aho aksida zabaye cyangwa habaye aksida ahari ambuteyage cyangwa se wirinde abakiriya runaka ntakigenda ushobora gukora WhatsApp ibwira amakuru abanyonzi bagenzi bawe bandikira buri munsi icyo gihe buri wese ajya baza ni wowe kontorora izo ngoma zose uzaba wubatse izina okay Hello Mike Nabi meze mute narizigamiye ubu ndi kugerageza gushaka icyo nakora ariko iyi corona intera ubwoba bro ndi umuturanyi nitwa Ngabo wanyandikira ukoresheje Instagram nitwa Mike Karangwa cyangwa no kuri Twitter niba uyikoresha nabwo wanyandikira nta kibazo nagusubiza cyangwa se muri karitsiye kuba duturanye naho twazahura nta kibazo ikintu nashaka kubaza tuzacu uyu munsi ni uko nk'ubu ngubu navuganye papa wanjye kuko ibintu by'ubuhinzi babikurikira cyane ari muri gurupe ya WhatsApp nka zingahe z'abantu b'abahinzi bo muri Afurika mu bice bitandukanye hari n'amasoko bafata bagasharinga bagakurikirana bakabwirana bitewe n'ubutaka n'ibibazo bahuye ibintu nk'ibi uyu munsi abahinzi bo mu Rwanda bafite amagurupe ya WhatsApp abahinzi bo mu Rwanda benshi bagiye bahurira mu makoperative WhatsApp aho bagirana inama kuri WhatsApp naho ngaho sinakonfirima nk'abari muri koperative imwe byanze bikunze bashobora kuba bafite aho bahurira kuko numva ikiza cyabyo ni uko mutangira kubwirana amakuru atandukanye bitewe n'igihe kirimo mukagirana inama abamotari babikora abatagisimeni babikora abanyeshuri babikora abantu bahuriye ku bintu byose uwavuga ngo yabonye icyo gukora niba muri abafizisiye mukore iyo gurupe niba uri umumatematisye ukore iyo gurupe niba uri uwareba ukore gurupe numara gukora gurupe ukajya abantu 300 iyo ni network yawe uzaba wubatse muri iyo network uzubatse ushobora gutanga ibibazo abantu ni ikihe kibazo mufite bakakubwira batayatira business ideas ushobora kugenda ukavugana hari ibintu gishobora gukora wamaze kubaka network iyo control network ni ubutunzi yego so reka turekere n'aha ngaha dusoreze aha ngaha ndabona igihe gisa nk'ikitujyanye
ariko mbere yaho dushobora nko kwakira umuntu umwe cyangwa babiri. Ubwo ndashimiye abamaze kutwohereza ubutumwa badushimira cyane kubw'iki kiganiro, ndababona rwose mwatwandikiye ubutumwa mudushimira, namwe mukomeze mugira ibihe byiza. Ubwo nta kindi wumva kikuri ku mutima cyo kuri uyu munsi twakwibutsa abantu mbere yuko dusoza umunota nk'umwe cyangwa ibiri. icyo nasaba abantu nuko mudufasha mugasharinga iki kiganiro dukora kugira ngo tubashe kujya ku bandi. Dutanga umwanya wacu n'ibitekerezo byacu, si uko ibitekerezo byacu bitujya abandi cyangwa umwanya wacu ufite agaciro kurusha abandi, icyo twifuza no gufatanya gusa. Kuko hari ibyo bita uburakari, hari periyode mu buzima, hari periyode y'uburakari ngo twavuye mu bukoloni turacyarakaye dushobora kwihora n'iki, akaba aho ugiye rwose dutangiye kujya muri ekonomi, akaba n'igihe cyo kugira byo kuvuga ngo survival. Uyu munsi Afurika nitwumva survival, iyo muri survival burya ntabwo uba ufite kwihorera, ntabwo ufite amahane, ntabwo ufite uburakari, uratuza. ni gute uratuza, n'abatari gutuza batangira kwiga system zabo, ni gute tuva muri iyi situation turimo, nitwe dusobanura ibintu. Iyo ubona n'abantu babimye ubutaka mu Budage batangira kwinjira mu bwiza ibintu bitandukanye. Rero natwe nk'abanyafurika bituma gukora ni ukuganira, turasharinga ubumenyi twabonye, Mike azana ibyo yabonye, nzana ibyo yabonye, uwo umuhinzi azana ibyo yabonye, duhurize hamwe kugira ngo dutangire kwirwanaho. Kubona tutirwanaho nta abashinwa bazaza badutware nk'uko baza kudutwara. Turafatanyiriza hamwe, bike mfite, bike ufite, bike umuntu wese afite, reka twige gutanga ibyo dufite, ntitugundire, ntidushaka kwiratanaho. Reka nsoreze ku butumwa rero abantu babohereje. Emmanuel Ndikirehe, ndashaka gushinga boutique muri quartier, rwose muzangira inama menye n'ukuntu nareshya abakiriya. Twagiye tuvuga kuri ibi bintu, twatanze n'ingiro nyinshi, yenda tuzongera tubigarukeho. Hanyuma hari umuhanzi ukizamuka witwa Ngabo, turagusuhuje nawe. Umuziki uragora ariko usaba kwihangana no kumenya uburyo wajya ku isoko, birumvikana, ndabivuga ko nabyo mbibamo. Nsuriza coach Albi, ndabakurikiye kuri BTN kandi ndabakunda, mutugezeho ibiganiro byiza. Ni Dativa i Rubavu. Dativa komera cyane. Hanyuma nsimbukire no kuri WhatsApp, aho ubundi butumwa nabusomye uretse ubwo witwa Elia agira ati muraho neza rwose, nkurikirana AM show kandi muri gukora neza cyane. Elia urakoze. Ndabona wambaye na costume nziza cyane na karavate isa neza cyane rwose. Hanyuma ndumva ni nahanga twasoreza. Imana ibahe umugisha. Warebye kuri Facebook? Ntabwo narebye kuri Facebook. Warebaho gato tugahita dusoza. Mani na Alphonse avuze ati mwiriwe neza turabakurikiye. Ni wa musore Alphonse ku Gisagara. Uwitwa Daily Pro yasuhuje, yatweretse ko yadukurikiye. Uwitwa Eli Tuyizere ati hello, turabasuhuje nyinshi cyane. Epi Buranga ati utrouvez-vous, je suis rwandais. Uburyo mufasha abanyarwanda kumenya gukora ni byiza, Imana izabahembe. Uwanyuma fata ko nyinshi cyane. Jean Marie Mutwarasibo, ipatante narayohereje kuri WhatsApp yabagezeho ariko ntimurayisoma. Mutwarasibo, muri Mutwarasibo ari mu bantu dufite, dutegereje abandi babiri, ariko Mutwarasibo ntugire ikibazo, ahubwo uduhe nimero yawe yandikeho ngaho kuri system, turaza kuguhamagara. Uri mu bantu dufite rwose, ntugire ikibazo. Hanyuma batonda yizeye no aravuga ati halo, turabakunda cyane, none nakora iki kugira ngo ntangire kwinjiza amafaranga kuri Instagram? Ubu mfite abantu 50,000 na YouTube mfite abantu 10,000. Ndaza kumurangira niyo abantu 10,000 kuri YouTube, ndaza kumurangira umuntu avugisha kuko YouTube yahinduye ibintu bimenye mu kanya. Niyo mpamvu abenshi bagiye kubona ads zitaza cyane, amafaranga kuri YouTube agabanuka. Ndaza kutwandikira, ndaza kumuhuza n'umuntu wamugira inama ya Instagram, Mike yakata ukuboko. Yes, turasoje rero. Ubwo nsoze nshimira Elia. Elia rwose urakoze kuri Instagram ko ntakubona se. Nitwa Mike Karangwa, andikamo Mike Karangwa ahita umbona. Ndamushimiye cyane, ndabona yanafasha agafoto hano atwoherereza turi muri studio. Turagushimiye cyane. Na rero dusoreje, afasha agafoto keza cyane nge nawe turi muri frame ye. Reka dusoreze aho ngaho.
Voilà, atweretse ko akurikiye rwose. So, we thank you guys, turabashimiye, Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu, mukore cyane, kurwanya ubukene nibwo bubabaza kurusha ikindi kintu cyose kibaho ku isi. Kurwanya ubukene, kuva mu rwego rumwe ukajya mu rundi, tubigira intego. Ushobora kutagera kuri miliyoni wifuzaga ariko ukagera kuri 200. Muhumura ariko icyambere no kushyiraho imigambi. Ubukene tuburwanye, tubutsinde, by'umwihariko urubyiruko mwebwe ko ari mwebwe hazaza h'igihugu, abagore, abakobwa mushyiremo imbaraga. Niyo mpamvu y'iki kiganiro no kugira ngo dufatanyirize hamwe twivane mu bukene binyuze mu kazi dushobora guhimba cyangwa se dushobora guhimbirwa n'abandi. Reka dusoreze ahangaha. Imana ibamugisha. Coach wakoze. Uyu munsi wisengerere kamwe rwose wari wambaye neza nawe. Nicyo soreje Imana igumugisha. Trezor na Pacifique bakoze kudufasha cyane nabo turabashimiye cyane. Umunsi mwiza, umugoroba mwiza, naho kuwa gatandatu saa 1 kugera saa 2. Ishuri ryiza, akazi keza, inshuti nshya zitwungura ibitekerezo, business nziza yunguka muri